ikintu cyendakaza nk'iyo warakaye uri seriye warakaye kuko uba ufite umushiha ufite umujinya ukaba uri gutera umuntu story ibintu byakubayeho nyine uri kumutera story uko akunda uba warakaye amaso yabaye umutuku nyine warakaye biri seriye noneho umuntu nk'aho yakumvishe ngo sympathizing n'ibintu urimo agatangira kwa kuri nyine amaso bayatukuye ngo you know it's okay to cry ngo you're human ngo we are all human beings ngo it's okay to cry ngo nagomba guhora uri strong akamba mwana mwiza ni igiki kiri gutuma kandi iyo babivuze amarira ahita ashaka kuza kandi mbanze impamvu nari kurira kuki uri gushaka kundiza man hari abantu ba pissinga off ngo akahita bakometsa kwa kundi uri kwisobanura ukavuga hoya ntabwo nshaka kurira nuko nyine narakaye ngo hoya ngo abanyarwanda ngo mugira kino kintu cyo kujya pride cyo kumva ko mutarira iki nutarekera kumbaza kushaka kundiza ahubwo nawe ndi burize dore ko numushi ngiye mita nanga umuntu and after nabika ibintu by myself ngo I don't know why ngo keeping ibintu to yourself udashaka sharing mu bibazo byose ngubwiye urashaka ko ndera ngo it's okay to cry urabona ikibazo nyeneye cyanyuma ari ukurira man abanyarwanda man confiding into people it's really hard sometimes. You guys don't make it easy for us. Umuntu yarekera kuvuga to talk to you guys and you wonder why.